ariko nge ndavuga ku mbaraga z'ubutumwa. But for me today, I will share with you about the power of the gospel. Abantu bafite imbaraga z'intwaro, People have the power because of their weapons. bafite imbaraga ziva mu mbunda, They have the power because they lean on the weapons. umushumba mukuru wa Atlantic World Ministries ndetse na Zion Temple Celebration Center akaba yitwa Apotre Paul Gitwaza yagaragaje ko mu myaka 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, u Rwanda rumaze kugerwaho n'ibikorwa byinshi byiza by'Imana, anahumuriza abarokotse abasaba gukomeza gutwaza gitwari. Ubutumwa yabunyujije ku rubuga rwe rwa Instagram kuri uyu wa kabiri ku itariki 7 Mata. Umunsi u Rwanda n'isi yose batangiye icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu butumwa bwe Apotre Gitwaza yifatanyije n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka, agaragaza ko nubwo imyaka ishize ari myinshi, ibikomere n'agahinda bikiri mu mitima ya benshi, cyane cyane abarokotse jenoside. Yagize ati: amahoro y'Imana bane namwe mwese, njye n'umuryango wanjye hamwe n'amatorero yose ya Zion Temple Celebration Center kongeye kwifatanya n'abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Yakomeje avuga ati: iki gihe cyo kwibuka kiremereye imitima ya benshi, ariko kandi ko ari umwanya wo kongera kwibutsa abafite intimba ko bagomba gukomeza kugira ibyiringiro. Yagize ati: kandi iki gihe cyo kwibuka no kuzirikana amateka mabi u Rwanda rwaciyemo kiremerera imitima ya benshi, cyane cyane abarokotse jenoside. Uko imyaka itambuka haracyari ibikomere n'agahinda. Arakomeza ati: uyu munsi nifuzaga kuguhumuriza wowe ugifite intimba no kongera kukubwira ko ugomba gukomera. Haracyari ibyiringiro kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umugambi mwiza. Yifashishije ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 rigira riti: erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro ntago ari ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ashimangira rero ko Imana ifitiye buri wese umugambi mwiza ndetse n'ejo hazaza. Apotre Gitwaza yibukije abafite intimba ko badakwiriye guheranwa n'agahinda, ahubwo bakwiriye gusubiza amaso inyuma bakabona ko hari ibyiza byinshi Imana yakoreye u Rwanda mu myaka ishize jenoside ihagaritswe. Yanashimangiye ko kwizera Kristo ari imwe mu nzira ifasha umuntu gukira ibikomere, aho yavuze ko Kristo yashyizeho intimba zacu akaduha ndetse n'amahoro. Yasoje ubutumwa bwe asengera abarokotse jenoside ndetse n'abandi bantu bafite intimba batewe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Abasaba gukomeza kugira ibyiringiro ndetse no kwizera ko umugambi w'Imana ku buzima bwabo no ku miryango yabo ari myiza. Yagize ati: komera, Imana igukize umubabaro kandi ubakwa Imana. Apotre Dr Paul Gitwaza rero yahumurije abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abasaba ndetse no gukomeza gutwaza gitwari ndetse no kugira ibyiringiro, agaragaza ko mu myaka 32 ishize Imana yakoreye byinshi u Rwanda ndetse n'abanyarwanda.